Boss ngiye bwose mabusha arambeshye. Ariko ari kumbwira birose. Ntabwo ari mpagaze hano kuri kundo kandi undi mukozi tujyanga atari wowe se. Boss ngerekana ko gisa nuko. Ngiye mabusha nari mushyira isabu. Ngiye mu ndunguru kare sabu. Ukabonye amasoni. Ariko nige mugahwana mu rugo ndigomba kumva ibibazo. Wabonye sazirwa z'indunguruka. Ikiwa bakanya. Jesus is Lord. Yesu uzakikorera nimara kumwiruka kandi ubwo iyo nta mukozi uri ukarata ndi kuvunika zari mukozi ndakennye bose ibintu uvuga nuko cyo kimagura ora mugore wanje aranye ngasinzima arambeshye nje nivire mu nzu ngiye guteka nari ndimo noza ni nawe wasaga uri guhengera bose ukubizi nge nabikora umwe mu cyare ejo bundi ngo hita ntongo ese nabireba mibiki n'iki nabagiye kibona nambaga kina genda ndabyigaho kandi umugore utarawe burya nyir'urugo ibyo mubwira ari amahana isenge nabikora genda njya mu masaha genda rero turi mukoraho ngaho inshuti wanjye rero impamvu bamuhamagaye kuzunsure tuganire dore ntitwari tunaheruka ntabwo twari duherukanye kabisa yaba imodoka mutwara imodoka ntabwo biba byoroshye byihorero uzi ko hari igihe njya nicara nk'iminsi nk'ine ntavanye ikibuno hasi niba ari ibiryo mbirira mu modoka ntavanye ikibuno hasi kuko ndi kurebana na vora yanjye tu akazi kanyu ntabwo kaba koroshye ntabwo kaba koroshye ariko nta kundi rero impamvu naguhamagaye hano abagabo rero urabizi ko tuba dufite ibibazo byinshi umugore yananiye hari umugore hari gatobo abo bose bananiye bakunaniye bate bananiye umva abantu urugo nimba ngiye kurusiga nta mugabo wahoka none se ku rugo munaniye bakunaniye gute umukozi nayebewe uko nica none se umugore waramushatse sibyo umukozi nawe waramushatse ni gute abantu washatse baza bakakwirukana mu rugo naramuzanye nashatse umugore umukozi nawe uramuzana hari ubwo hari muri bose hari n'umwe wakuzanye ariko rwose none uriya mukozi ajya muri ya mirima yahingaga pe yakora ikimashini none murapfa iki ko namukuye ahantu mu musore ntabwo ikibazo giye kubona ko imboga arazibagarira kugira ibintu byose kuko hano iwanjye abantu bahageze bahita bashimira bati turimo tw'igikoni hari kandi byose uriya mukozi nta mukozi mfite uriya mugore nawe ni ukubyuka saa 5 ndabwirirwa uri kumva none umukozi araje mbonye umeze nk'ipinda gukora kurusha bya imashini by'abashinwa uri kumva none umugore ati ndajya koga wakandi kwiki ari ndurungu rukundi
mabuja arunguruka umukozi umukozi arunguruka amabuja waje barabeshye Kadogo wavanye Nyamagabe aje kurunguruka amabuja cyane ashaka iki cyangwa ubwo mwabonye yishakira isabune yo koza ibyo mu muryango aje kurunguruka njye se nari nkara njye nahageze batangiye gufatana mu miguru kumva noneho njye ndamukiza kubera ko shyashya musubize ndabizi abagore siyo ntabwo si wanjye gusa ko numva bya bintu ari ibibazo niyo mpamvu mubwiye ngo ngiye kuruta dore n'uwo iki ntabwo wakora umukozi wanjye wakirukana umukozi ugashaka ntamwirukana se ninza n'udahingira mimi zahinduka none se ikibazo nturirukana umugore urarane n'umukozi naniye nyine nawe yavuga ati ubundi waruta nanjye oya ntakuruta urirukana umukozi ushaka undi niwo muti ako zabanza umuhane urebe ko yakisura ko akora umukozi iyo nje mbona akarima k'igikoni gateye neza ntabwo ari wowe wivuga gusa niba nshyitsi bose ngira sara amakaro nabonye yakoropa neza oya kintu inama nzima uramuhana namara kumuhana urebe ko yakisubiraho natisubiraho iwabo nakoze nicyo mukuru nicyo mukuru niyo oya nuko ugomba kubigira ati wowe iyo numva ari ibintu ndari ukuntu mva mu mutwe rwose ari ibikoma byuzuye numva ari ibisuka tuganire tuburaho sibyo inama y'ibyo umukozi ugomba kumuhana reka abakozi barumva nese ubu ndamurungurutse yabona iki cyo kuvuga ngo uyu musore cyangwa se inkumi igeze muri ya myaka nyine nawe urayizi ya myaka twigeze kugeramo natwe bwadoresa bwadoresa mu ndimi z'amahanga ni ukuvuga ngo uri kumva ibintu biba bishaka ibindi ni hahandi usanga rero yabuze abakozi kagenzi kiwe dakatafagirira ubwo hari igihe areba nkamurira kumva aramwifuje kumuhariye ukamusobanurira ashobora gutinya ko yabura akazi bityo akazajya yitwara neza iyo nama kabisa sawa sawa tukamurushije ariko turaza kora oya ntacyo inzoga mu rugo ntabwo iryoha oya nta nubwo inaryoha tuzahora nacyo muri ka kabari reka ngurenze rero nta kibazo ni nimugoroba ndaza kukubwira imihanda yose dushaka akazi twakaho ntabwo n'ubundi karatwizaniye yo kureba hano aho nasanga atari mu ngagara urabona wakabura nibyo ndi kukubwira karatwizaniye imfashanyo bazitanze uzagaruka n'ejo hari inzira ndetse kuye kwandi kwaje kwaka imfashanyo naboje kwiriho baje kureba iki hano gushaka boss wawe nese ubwo wowe waba boss n'ubwo bujwiye n'akanyinya wagira ngo nakaje iyi suri hombanye se n'ibyo kugira ubujire ntabwo muzi ubuntu uburyo aba yijirije akijirisha se akambara n'ubukote bwo muri 2001 tuba twarebye kure abakire se byagabanya amagambo bwire boss wawe ko tumushaka ase mwe muri abasazi igihe nababwire ngo ninjye boss ntango mwumva reka nkwereke hano tuje gusaba akazi ngiye niba amakazi ndagerageza uburyo aribwo bwose bakurukana Jesus is Lord tubwiriye boss wawe ko tumushaka uretse gato Petero wongera kumfata ku ikote rya nyuma nitire pasi n'ubundi se ko riri muri marembera niyo narikora ko ntacyo wajya umushaka kandi n'uyu munwa wanyu ntabwo umushaka nigende ningiye mu mboni tiko numva muvuga mufite umunwa bimeze bite ahubwo wewe bite ufite amaso ajya mu namatoroshi hoya wenda mwambwira umukozi arakake yaramesheje ku meza ahita mbatukije se bundi nkayo bagutoraguye ko bande cya boss wewe si boss ureke yijishisha
genda nabikubwiye ndabisubiramo niba amakazi ndakoresha uburyo bwo bwose bakurukaneho uba natumye duhagararana gutya ntabwo aribyo bituma muza munuka gutya agira ngo ufite umukozi ndamufite nasi iki kintu ukaba uri kukimaza iki nzi ko ubunyisize ndimo nkubita imbeba hariya ari mukubura byembe bikaryasi hano nkubura se njye nikuburira iwanjye udakubura se rya zimwe nk'irya Mr. banga butatu safite Kwajya ngo nyaruse kume yo kwa Kazungu. Yana nguru umeze nk'amaproni y'ikarongi. baragisi nabahaye igihe we maraso mwaba Ase wase kunsiga imvyi. sanze mufite imana Abase ko numvunuka nkuvuye mu gikoni. Ako kumenya ari yavuye. Oya naga ari ubukabya kuko ndi kuvuga ibintu ndi kubona nakati. rebera kawe uhagaza ukora ndabona breakfast uburahumara cyakako toka jya mu kazi rute mu kazi umukozi ari kugutunganya Oya boss wese ko isugiye. nkute bose mwaramutse neza ariko nyine twebwe twashaka akazi ko mu munsi wundi waramutse abantu kazi ko twashaka akazi ko mu nese nuturebe gutya twebwe twajye duteka ahantu henshi N'amahoteli hose. uriya runahita akiri umuyede Buriya abantu b'abakire baba bakunda ibiryo byo muri hoteli. Rero nukirirwa ujya muri hoteli hano turahari. rwose kugira ngo umenye uriya mukozi namubonye ufite isuri humvanye n'ibiryo ateka ntabwo byaba biryoshye Ahubwo se buriya ibiryo yatekaga ntabwo byabaga birura. agateka nagashinzwe guteka ubu mwese mwaje Oya twese ntugire ikibazo ntushobora kwita wirukana n'uriya twebwe byose tuzaba tubikora. twe no guhinga turabizi no guhinga Dufite n'imirimo twazaba tuyiguhingira. cyamunira ibijumba urahohoya oya turi abajura mureba nk'ibisambo Oya nta mujura ugira agasura kameze nk'aka kanjye. mwese mbababwiye ko nyine umukozi ntawe bitubwiye nuko twari turi kukubaza gusa ntabwo ko mbibonye kuri uriya mu boss araza kuduha akazi amugenda mugurana ko badaheruka kujya ushaka akazi wowe uzana bakakura mfite ndaje mbondore dore nurayaje ameze gutya none amaze ubu namwe nimara kubondora mwazanye amata n'iki Noneho buriya amaze kubyibuha. Uriya ukuntu nabonye angana nk'urudodo amaze kubyibuha. neza mwe muramura Kadogo Kadogo boss nzi gufasha se byakunanira kubita bande se n'indi ubona umeze nk'igisa yese ni igisa Ese ko gasura n'akaba pastor. Kadogo yewe madamu kuva yambwira ko umuhungu n'amasuku waje uzi gukora uhinga ahantu hose bimeze ibyo neza nari ndimo se boss irimo neza ibyo se ni uguhinga ziriya mbogora yazitarara ibyatsi biri hari hirya hose uheruka kuhakora narindi kubikora Kadogo genda utekere ibyawe ugendere tuzavuga n'ibindi bizaza ninongera kugukenera nzaguhamagara genda utekere ibyawe kugukenera nzaguhamagara ubwo ni waba ufashe umwanzuro kuko atari mwiza nakubwiye ngo iki sinsubiramo genda uba ufashe ibyawe nukenera ese uzakora yo Ntabwo ukumva ibyo boss ari kuvuga. ese uzakora yo undi mukora urane yakora yo undi mukora twese turabagi twe turabagi yeee twaje guseka hano boss ubuntu bakugiye mu matwi ntabwo uri kubibona ko genda ashoboye umuntu bazashobora bino bintu Uzwa n'iki? boss wafashe undi mwanzuro nari Reba igenda hano ukuntu sinsubiramo genda ufate ibintu byawe reba n'ibyatsi bihakura fata ufatike. vugisha Reba boss n'ibyatsi byarameze. vugisha boss nabi Se kuri ushaka no gutuga boss. Ndagushota wowe ugenda kuri no kuri. ari kazo mu koze ikintu kizima rwose ariko muzambere ibirumbi Oya ntabwo twamera nk'uri. ntabwo twamera nk'uyu nze mbereka aho muzajya murara
umugore mwiza